yavuze ko ubu rugamba rutakiri urwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ahubwo ari urw'u Burundi. Arongera abwira ati ntimwongeye gukora nk'ibyo mwakoze muri Nord Kivu. Yego muri Nord Kivu mwari rukaze muradusebye. Ati kandi nimura nawe Uvira irafatwa. Kandi nabo dushaka ko Uvira ifatwa. Yego Makenga yahaye itegeko ryuko bagomba kwiyegeranya kuko amakuru mfite ngo nyuma y'amasezerano basinye ku munsi w'ejo amakuru avuga ko ngikosa rigomba kubaho rigomba kujyana n'igikorwa cyo gufata umujyi wa Uvira. Abo mugabo rega amaze kuvuga ko batangiye gucukura imyobo yo kwishamo. Ngo bamaze gucukura imyobo nyine ntiyahise avuga kwishamo. Bamaze gucukura indake yababwiye ngo bacukura imyobo myinshi. Abaruvira ibyo yavuze niko kuri. Kandi nta kintu kiruze kubihagarika. Nzira bakimara kwitakaza egare gutakaza Uvira egare gutakaza ibice byose biri haraburi birabice. Yego niyo mpamvu mubona ingabo zose bazimena babwa ati dukeneye inzira. Urabona neva uyi Uvira yiryamyeho cyane sibyo Nelson ukabona nibiramuka bibaye navuga nk'amashansi ino Uvira igafatwa urabona bidashobora kugira ingaruka zikomeye kuri iki gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Niyo mpamvu twicariye umuriro ntituzi igihe uyu muriro uzazimirizwa. Ingabo z'ubundi zazisenga tiyabari baje yego bakaruhuka bari baje tugatsindwa tugahunga ati duhungiye mu kivunge ntacyo badutwara bapfa bagashira bari abasirikare bazapfa bashire aho kugira ngo avuge ngarakura ingabo ze muri Kongo. Rero afite ingabo ngo zikomeye ngo zigaragara n'izitagaragara urumva ziri kurwana. Rero avuga ko ngo ingabo ze ngo zitatsindwa kandi ikindi cya kabiri nari yemera gatsindwa azavuga ko yatabaye igihugu kandi mu mategeko y'intambara I think so byemewe. Mwe mudutuka muri abanzi b'amahoro kuko umuntu wese w'umutima ntiyaza tubwire ko turi kuvuga ku kingabo ziri kwica abanyamurenge kuki ziri kwica abantu hariya tubaza ari impamvu ziri hariya ziri kwica abantu bazifasha Kongo leta ya Kinshasa kandi mwese murabizi ko makumyabiri tukirwanira ukuri ubu twebwe k'amacana yacu bagiye bayasiba. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunze zacu rero nkuko twasoje tubabwira ko tugaruka muri update ikurikira turagarutse. Nelson nongeye kuguha ikaze nanone. Yego reka twihute aho mbona amakuru ngo amajyaruguru ya Kivu ingabo z'u Burundi zafashwe n'akazi kenshi bitewe nuko AFC M23 ishobora kugaba ibitero. Uyu ni umutwe ati ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Sud Kivu zatangiye gucika intege no kugira ubwoba nyuma y'uko amakuru y'uko AFC M23 ishobora kwerekeza Uvira akwirakwira cyane. Ati Uvira no mujyi w'ingenzi muri Sud Kivu uhana imbibi n'u Burundi. Aho bagaragaje ko mu kwezi kwa Gashyantare AFC M23 yohereje intumwa kuganira na perezida w'u Burundi babyumvishe Evariste Ndayishimiye bamuburira ko nibatagira icyo bakora ngo bakuri ingabo zabo muri RDC bazahura n'ingaruka zikomeye ariko ubwo butumwa ntabwo bwahawe agaciro. Ubwasohokeye mu gutwi kujya mu Burundi. Atahubwo aho nyuma yo gutanga itegeko ryo gusubira inyuma abayobozi b'ingabo z'u Burundi bategetse abasirikare gukomeza aho bari kongera ibirindiro gukora imiferege mishya no gutera ubwoba umusirikare wese washaka guhunga cyangwa gusubira inyuma bimwe bakomozagaho. Ati ibihe bikomeye byagarutsweho n'umuyobozi wungirije w'ingabo z'umutwe w'ingabo z'ubutaka mu Burundi urumva Brigadier General Eri Ndizigiye
wahamagaye inama zikomeye n'abayobozi b'amabrigade ziri muri Sud Kivu mu ntangiriro za Ugushyingo 2025. Ndizigiye yababwiye ko bitegura guhangana n'igitero cya FCM23 aho kwemera gutsindwa ku buryo buteye isoni nk'uko byabaye muri Nord Kivu. Yavuze ko ubu rugamba rutakiri urwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo ari urw'u Burundi. Amakuru aturutse mu nzego z'umutekano z'u Burundi yemeza ko General Ndizigiye yaburiye abayobozi b'amabrigade ko nibiba kwa FCM23 ihurira hamwe n'umutwe wa Twirwaneho ushinzwe, ndashaka ahantu wumve, kwirwanaho kw'abanyamurenge. Ati ingabo z'u Burundi zishobora guhita zitsindwa vuba, maze uduce twegereye imbibi z'u Burundi tugafatwa n'imitwe yitwaje intwaro. Aya magambo agaragaza impungenge z'u Burundi ku byerekeye kuba Uvira ishobora kugwa, nuko nta cyizere gifatika gifitiwe bamwe mu basirikare b'u Burundi bari ku rugamba. Aho niho hahurira ibibazo birimo morale nke y'abasirikare, intwaro zishaje no kurwana intambara batumva impamvu yego. Kumva ko none nyine abarundi atuyatangiye gushika intege kubera uyu mujyi wa Uvira ati bari kuwusatira turagowe. Already byonyine umuvugizi we already byahise agaragaza ubwoba afite ku giti cye. Yego. Hanyuma amaze kugira ubwoba ashyiramo n'abasirikare bayoboye ubwoba. Yego. Waragira uti nimureba nawe baratumara. Arongera ababwira ati ntimwongeye gukora nk'ibyo mwakoze muri Nord Kivu. Yego. Muri Nord Kivu mwarirukanse muradusebye. Ati kandi nimureba nawe Uvira irafatwa. Kandi nabo dushaka ko Uvira ifatwa. Yego. Already yamaze guca intege abasirikare y'ubuye. Yego. Yabumvishije ko ibari bubi bamerewe nabi. Ega gasara tutanze no kujya kureba. Izi ngabo ziri mu rugamba nazo ubwazo zizi ko umuntu banganya akomeye cyane. Yego. Kandi gusubira inyuma kuri bigoye. Gatatu. Bo ubwo baravuga bati ntago tuzi impamvu turimo hano mu rugamba. Yego. Kandi abari kuturwanya bo baturwanya bafite impamvu. Buri impamvu iyo bafite iranakubitisha cyane. Yego. Kurwanira kwishyura ukizana. Kuko baravuga ati twebwe nta nyuma dufite. Aho dufite ni imbere. Niho dufite nta bidusubiza inyuma. So rero nibyo koko iryo jambo ry'uwo mu Burundi cyangwa se ndabaza kumwita umukomandi cyangwa se umuvugizi uko nguko niwe muntu wa mbere banje kugaragaza ubwoba. Yego. Ndetse burya nimba uyoboye agaragaje ubwoba sinzi abayoboye uko ubwo byawe bimeze. Namwe mucike intege. Already. Of course. So rero nibyo koko umutwe nyeshyamba urimo kugira usatira umujyi wa Uvira nkuko twavuze mu makuru yacu yatambutse. Ni nako bimeze koko afite amakuru yuko zangabo zamaze kwiyegeranya. Cyangwa se makenga yahaye itegeko ryuko bagomba kwiyegeranya kuko amakuru mfite ngo nyuma y'amasezerano basinye ku munsi w'ejo amakuru avuga ko ngikosa rigomba kubaho rigomba kujyana n'igikorwa cyo gufata umujyi wa Uvira. Cyane kubera ko bategereje ikosa rimwe ribuza kubyutswa na Kinshasa. Ugahita bakora umujyi wa Uvira mu nzira. Yego. Kandi koko gasaro reka mubwire n'abantu badakwiye mu byumve. Ubundi murabizi ko mwambwira yatangiye kugira ijambo ayifate umujyi wa Goma. Murabyibuka. Nese gasa nimba mama kwina yaratangiye kugira ijambo ayifate umujyi wa Goma. Ugira ngo nifate umujyi wa Uvira ntibuza kujyana n'indi jambo kuri Bujumbura. 100%. Rero ibyo niyo mpamvu igomba kubikora ndetse yabikiye n'agasuzuguro. Yego. Noneho ikindi raberetse na leta Kinshasa ko byose bishoboka. Irava ahanga Uvira igeze za Copo. Abari Copo bahita bumva ko abaje abavire mu nzira. Yego. So rero gufata umujyi wa Uvira kuri 23 bimaze kugera wenda nko kuri 80%. Niko nabyita kuko abagomba kufata bamaze kuhagera. Bari mu bamaze kuhagera abandi ngo ari gucukura imyobo yo kwihishamo. Abo mugabo rega yamaze kuvuga ko batangiye gucukura imyobo yo kwihishamo. Ngo bamaze gucukura imyobo nyine ntiyahise avuga kwihishamo. Bamaze gucukura indake yababwiye ngo bacukura imyobo myinshi. Abaruvira. Ababwiye ati bacukura imyobo myinshi. Rero ngiyanze gukoresha indake.
kandi ikindi kirakabera amakuru rero kambaha amakuru nakayana yabahaye none nyashimangire Uvira igiye kwataka mu bice bibiri nibyo koko bamwe baraturuka iminembwe muri biriya bice byo hejuru hari abandi baturuka nga mu misozi yunamye Uvira ariho ihano za Runingo Sange ndetse na Kirimba yego rwose ibyo yavuze niko kuri kandi nta kintu kiribuze kubihagarika yego ngo kohereza ingabo nyinshi bagifata nzibira bwana Gasaro ndetse n'abandi badukurikiye ngo bwana Gasaro bwana munyamakuru shatera rushye pe bwana munyamakuru bakimara doreze abantu bakunda gukoresha ngo bwana yego kandi twese turi abanyamakuru yego bwana munyamakuru ariko ari umuntu wamenye bwana munyamakuru ni ntuza ni nta nubwo ari buri ngoma ni mboni ni Oscar Barinda wari wazanye bwana munyamakuru niwe kabisa so rero uranzibira muri kosa bakoze so gutakaza ibyo bice byose za poezero ikosa bakoze no gutakaza nzibira n'agace kari strategique uko no microphone ubu uharamutse uhagaze aha ugaragaza gukontorora umuntu uri hano hasi yego uri hano hanyuma iyi nzibira niho hari amuri yo ku rundi rwego igaragaza kuba yasharinga za shabunda isharinga ibice byose biri hariya yego nzibira bakimara kwitakaza egare gutakaza Uvira egare gutakaza ibice byose biri hariya muri biriya bice yego niyo mpamvu mubona ingabo zose bazimena babwa ati dukeneye nzibira yego kandi nzibira isa niyazengurutswe ewan aribyo nkunda kwita ngo nireza bimu biragoye cyane kugira ngo uyigeremo so rero nibyo ngibyo biri aho ngaho ubwoba rero n'ubwoba bafite ubwoba bw'uko bafite amakuru y'uko isaye yose bari buze kwataka kandi Uvira basa nk'abantu bari mwibinika guhunga uri kubita muri Tanganyika niyo mpamvu abari guhunga hakiri kare nabonye ko batangiye ngo no guhungira mu mipaka ya Uvira abari guhunga hakiri kare bagifite uburyo kuko mu gihe bari buze kuba batatswe bavuze ko ngo nta muntu n'umwe wari buze kwemera akasohoka niko bavuze ni ukuvuga ngo Uburundi nabwo bavuze ngo ntihagire umuntu n'umwe buza kwemera akahunga niko bavuze so rero niyo mpamvu abari guhunga bari gusohokamo hakiri kare bitaraturika n'ibiturika nta bari buze kunyura niyo mpamvu rero harimo ubwoba bwinshi no guhunga kwinshi urabona neva uyi Uvira yiryamyeho cyane sibyo Nelson ukabona nibiramuka bibaye navuga nk'amashansi ino Uvira igafatwa urabona bidashobora kugira ingaruka zikomeye kuri iki gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi niyo mpamvu uriya muvugizi yavuze ngo turi kurinda umwanzi ko yafata Uvira yego dufite ubwoba bwinshi ati ko namuka afasha Uvira turahura n'ikibazo yego dore impamvu ikinyamukuru y'ubwoba bwa Neva Bujumbura n'ibindi Uvira igifatwa no mara wate Kavimvira barayisenya ni bande bayisenya ntago ari 23 yasenywe n'abari guhunga yego uramupaka bashatse kuzana ibintu byo kuvuga ngo barawufunga ngo barashyira ngo za barriere ngo wazarendo ngo nizigire Bujumbura ngo nizihungire Bujumbura n'iki barawusenya no mara kusenya bahungire Bujumbura no mara kugera Bujumbura uko byasa kose wazarendo irakenera gusubira iwabo ntago ajya kuba hariya yego FARDC yahungiye hariya nuko hanyuma ingabo z'Urundi nazo ziraza gukenera kwihorera gatatu baba birigi badashaka amahoro n'aka na gato baraza batera intwaro hariya bavuga ati mve turakurasa ranga batangire gusheringa kuri makumyabiri tugeze mu mujyi wa Uvira niyo batangira gushenga kuri makumyabiri tugeze Uvira mve ntabwo iri bwicare yego irabasubiza mukoso dore Bujumbura igiye kuri Siribaniro rero icyo nicyo bari kugwana kandi banze kurinda kera ubu byaranarangiye nta nigaruriro rihari icyambere impamvu nta garuriro ntago bazaca iteka rivuga ngo kura ingabo muri Kongo ngo bikunde ahubwo harabaho imirwano batume zihungirayo niba batume zihungirayo haba akaduruvayo yego icyo ni bwo bafite rero ikibazo cya nyuma tunasoza bamwe bati nagiye mbisaba mu bitekerezo ati biranashoboka yuko ibi bishobora kuba atari kugasanga ku rundi ruhande bibaye navuga nk'umuti udasharira ku ngabo z'u Burundi ati bamwe bakarokoka ati kuko nabo aho bicaye baravuga bati yabaga mama 23 yazaga ati urokoka akarokoka ati kuko uyu muriro turimo nawo
twicariye umuriro ntituzi igihe uyu muriro uzazimirizwa. ingabo z'ubundi zazisenga zazisenga ntiyabari baje yego bakaruhuka bari baje tugatsindwa tugahunga ati duhungiye mu kivunge ntacyo badutwara ariko uri umwe ntiwumere guhunga ngo bikunde kandi uri umwe zizasarangwa zirakurasa niba bicyane ubivuze neza cyane ati tukaruhuka uyu muriro twicayemo. so rero yaba abaturage nabo bari gutabaza gutyo ndetse n'abasirikare nabo bari gutabaza gutyo. Yego. Kandi biraza kugorana ko bari buze kugira byibuze gutabarwa kuri bo biraza kugorana. Singaho nibereye. Yego. Kuko M23 ubutasi bwabo bwageze mu bwinshi hariya nkuko bwageze mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Uvira uzatakwa mu ijoro. Ndabizi. Umujyi wa Uvira uzatakwa mu ijoro kugira ngo abaturage benshi batabigwamo. Kuko barimo hariya kugira ngo abatasi bama uko tubagezemo kugira ngo batange icyerekezo cyo bazahera bataka kugira ngo abaturage batazabigwamo. Erega niyo mpamvu buriya umujyi wa Bujumbura akaba warashwe kera. Uretse ko hari amakuru nayo nakiri avuga ko bari bategereje ko ziriya ndege ziva mu Bubiligi ziza hariya na ziriya ntwaro. Yego. Kugira ngo babone icyo bazifashisha cyangwa se kugira ngo n'uburyo bazarasa izo amuri. Gusa ntabwo turabyemeza 100%. Ariko n'ubundi niho bishya bishyira. Yego. So rero gutabarwa ko abaturage muri Uvira bazatabarwa n'intambara izabitangiye mu Uvira. Nta kindi. Cyangwa se Ndayishimiye agasubiza navuga agatima impembera ati reka nkure y'ingabo zanjye muri Kongo n'abarinzi uyu mupaka. Nta mu president wemera guseba bapfa bagashira bari abasirikare bazapfa bashire aho kugira ngo avuge ngo arakura ingabo ze muri Kongo. Ntabwo bibaho. Bazapfa bashire ni nayo mpamvu Kisekedi yemera abashira. Wabonye Goma ifatwa uko FRDC yirukankaga n'abazarendo. Ibyo bamwe bajya bavuga bati byakabaye navuga isomo ati kurenza kuba Ndayishimiye aguma muri iyi ntambara ejo n'ejo bundi bikagaragara ingabo z'u Burundi tuzi neza ko ari ingabo zikomeye. Ngiye ntabwo njya mvuga ngo ingabo z'u Burundi ziroroshye ingabo z'u Burundi hoya tuzi neza ko ejo n'ejo bundi ashobora kwirukankanwa ari amafoto agafotorwa kuko n'uyu munsi sibyo biracyari uko ingabo za FRDC abazarendo byabagendekeye Goma. Hari byo mwibaza bati ese byabera byiza Ndayishimiye abonye mu mafoto ku ngabo ze baguruka se nyine bari mu ntambara bari kwiruka bimeze gutyo ko byagenda kose yego nawe usangiye n'udakoramo nabo bahanganye bapfa. Ndayishimiye atinya guseba Neva unatinya guseba aba ari ikibazo. Byaba ari ikibazo pe. Nago Neva atinya guseba icyo ni cyambere. Kandi azi neza ko urugamba ari kurwana atazigira rutsinda. Ni ikibazo rero. Ari kwemera bimwe mu bitambo bigenda kugira ngo abacukuri be gake gake. Azi neza ko igihe kigiye kugira bakamukupira burundu. Niyo mpamvu kumukupira burundu rero nibwo ari buze kurwana amasigamana. Yego. Ahubwo ingabo zirimo nizo zirwanaho. Naho Neva yo kuvuga ngo aravuga ngo bakure ubusize abamaze gupfa nibangana gute. Ni benshi kandi arabirebera. Ibitaro biruzuye nibyo navugaga kare. Ibitaro biruzuye. Inkomere. Bo bari kuva ku rugamba bahita bapfa. Bagira hari bagahita bapfa. Umuriro waho ni ikibazo. Za ICU zaho zibura umuriro. Nugezemo agahita rwamo. So rero twibitindaho wireba ngo yishimiye kubona ari amafoto ingabo ze zirukanka ntago yabyemera azabikavaringa kuko awe avuga ko ingabo ze zikomeye. Urumva azavuga ngo ntabwo nabyemera ubwo nyine tingewe ndafise turafise abaze turafise turatefi nawe kabido mwana kabonye turatefi turatefi nako nabonye amaye nkawe turafise ubundi niwe muntu wa mbere utanga show Never yego avuga ati turasefi ingabo zigaragara zitagaragara aje kuba ko bafise ingabo urumva ngo turasefi ati mu turasefi rero afite ingabo ngo zikomeye ngo zigaragara zitagaragara urumva ziri kurwana rero avuga ko ngo ingabo ze ngo zitatsindwa kandi ikindi cya kabiri nari yemera gatsindwa azavuga ko yatabaye igihugu kandi mu mategeko y'intambara I think so byemewe yego ariko nanone gusa ntabwo mbibona
tubibona so nibyo ntabwo tubibona ntabwo tubona never tunatinda twizimbe mu magambo ngewe muri nge simbona never yamanitse amaboko cyangwa se ngo yabonye ngo kingabo ze zatsimwe ngo ngatishime kubona mu amafoto ntayazabona kuko nibibaza abafunga avuga ko bahuze urugamba niyo mpamvu n'abarundi badasubira inyuma bavuga bati aho kugira ngo nsubire inyuma reka da shwi bafite itegeko bahawe ko ntawe ugomba gusubira inyuma ku rugamba agomba kwitangira igihugu mana ndumva ari ibyo twanasorezaho neso ndumva nagushimira cyane ku mwanya twaganiriye ndetse ibitekerezo byawe wakoze kubidusangiza ikindi kintu kindi rwose abarundi njya mbona ibitekerezo byanyu hari abarundi b'umutima hari abarundi bumva ko ari amakuru hari n'abarundi bumva ko tutavuga ku Burundi ariko ibi byose bigize amakuru ntago uzajya babwira yego yababwira ati nimba kuko mwumva ko aravuga ko twarengereye avuga ko tufana avuga ko yego byinshi bagatanga comment mujye mutubwira ingabo z'u Burundi zikora iki muri Kongo yego kabiri ese ko mubona bari kwica abanyamurenge mu baturage mwege umunsi byabagezeho aho ngaho muzabyakira kuki ubwo mudahaguruka murebe ukuntu mubigenza mwakigaragambye byagenda bite murebe ukuntu mubigenza ahubwo muhegurike imwe murwanye cyangwa se mutange ibitekerezo muvuga ko ingabo z'u Burundi ziri kwica abanyamurenge bitagakwiye ubu se ko wabirukanye muri Tanzania ingabo z'u Burundi nako abaturage b'Abarundi yego ko sana yabirukanye abatunguye ni ikibazo muri Tanzania bamwe bakaba batangiye guhamuka abandi bakarwana ngohereza mu Burundi bamwe bavuye mu Burundi bacitse babahigaga babashimutaga ababicaga abandi bavuye bacitse kubera politike yego bavugaga igihugu nabi niki babasubije mu Burundi ku ngufu none barimo bararira yego ese niko babasubijeyo kandi ko basanga namwe mwamwe muri aho ngaho muvuga ukeka ko abari batorotse urufu batongeye kurusubiramo yego ese ko ingabo z'u Burundi ziri kujya kwica abanyamurenge bakaza kabihakana ngo ntago babije kandi bishimaga mubizi ko bari kubica mwe mwumva bibamutse bibagezeho gucucike mufite mwabyitwaramo muti ni ikibazo ubu rero murumva uko byasa kose tuvuga ubusa turengera abantu bapfa tubireba ingabo z'u Burundi ziri kwica abantu tubirebera nubwo turi abanyamakuru ariko turi abantu n'ibyo Tanzania twarabivuze na nyuma aho turi abantu gatatu jenoside yakorewe abanyarwanda yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi FDL zayikoze nizo muri guha ubuhungira aho ngaho mu kazi kavaringa uko byasa kose ntabwo zizabasigira aho ngaho izo nizo zigera zigafatanya n'ingabo z'u Burundi zikajya kwica abanyamurenge hariya zikica bikabakata umutwe bakabakata ibice by'imibiri ni mwebwe mutawe kuko nibaratsindwa bazazi Burundi hanyuma batangiye bacengwa amacakubiri nkuko nundi bihari batangire bicunga umwe ngo namwe muri abanyarwanda ariko bavuga ngo namwe kandi ubu mutu w'umututsi bizakugiraho ingaruka cyane ntawe uzabicikira ushobora kutakwica bakica bene wanyu yego bashobora kutakwica bakagukenesha kandi uzabiryozwa so rero ibyo muba muvuga mujye mwiga nimba mutiga muzigishwa uko byagenda kose yego abenshi mudutuka turabizi ko muri mbonera kure mwe mudutuka muri abanzi b'amahoro kuko umuntu wese w'umutima ntiyaza tubwire ko turi kuvuga ku kingabo ziri kwica abanyamurenge kuki ziri kwica abantu hariya tubaza n'impamvu ziri hariya ziri kwica abantu bazi gufasha Kongo leta ya Kinshasa kandi mwese murabizi ko mwakubwira tukirwanira ukuri ubu se twebwe k'amacana yacu bagiye bayasiba ibyo bagiye batutiza ko tugaruka twongeye tukavuga nuko tudahomba se yegora turahomba ikintu cyo gihari tuba tubavugira ko Abarundi rega ni nk'aba twese turi bamwe naho ndi nk'abanyarwanda bose ni bamwe ariko birababaje cyane kubona muri kwinjirirwa n'ikibi uko jenoside yateguwe mu Rwanda turakuzi yego ni nabyo bari gutegurwa hariya indani ya Bujumbura ni ikibazo ni nabyo bitegurirwa abanyamurenge kwicwa umunsi ku munsi massacre ngo ni abatutsi n'abanyamurenge mugafata abasirikare b'Abarundi ngo ni abatutsi mukabashyira kuri frontline ngo bicwe na bene wabo bashaka urumva kuko babuze uburyo babikura mu Burundi bari kubajyana hara bakajya kuri za frontline ngo bashiri bitaza kubicyasha kuri bo mwabona batabarashe kuko bitora kunayi bimenya ntibarase mwe mukabaturuka inyuma abahutu
mukabaturuka inyuma mu migongo mukabarasa bikitwa ko araduye yabarashe byose turabizi kuko umututsi n'andi mahitamo afite kuko abasirikare n'andi mahitamo bafite mubare kuba ndi gukoresha ubwo buryo nta nubwo mbikunda kuko n'andi mahitamo bafite barabapakira bakabajyana ku rugamba ku ngufu babajyana ku rugamba ku ngufu. Hari itegeko riba rivuga ko murabyibuka ejo bundi ubwo habaga ikibazo neva bamushinja ngo yahaye ibirindira abatutsi ngo niyo mpamvu ngo batsinzwe urumva babimushinja banaye batangira kumuhinduka uko bahindutse neva niko bazabahinduka namwe kandi murango kwa muturanye iyo bakugambaniye bahita bavuga turakorana na M23 mu Burundi niko bigenda. Ejo bundi abayobozi barabatwaye barabafunga nkuko twe tuvuga ngo ba midugudu nabo barabatwaye n'abandi babashinja ibyo bintu ko tutavuga so kugenda tuba tubizi turabizi birahari yego birahari. Rero mwebwe tuzi mwe muza muri comment mu gutukana tuzi impamvu mutukana turayizi. Umuntu muzima ntago yaza muri comment gatukane ko tuzi ko nta kibito twavuze ubu tuvuga ibihari. Utafite mwene wawe wapfuye afite inshuti yapfuye udafite mwene wawe wewe wahamagara umusirikare ngo ajye ku rugamba hari agasigaraze ngo ndagiye sizagaruka urumva kuko ajyanwa ku ngufu nta kintu kizima n'iki ngiki bari kurwanira kandi nyuma yaho hari abasirikare bazafungwa bazarukuka kuko ibyo byose bizarangira. Izo mbonera kure namwe namaze kumenya makuru yuko namwe ubwanyu babahinduka ibyo babijije ntago ari byo babahereza batwara hari ku rugamba babijije amafaranga mwagira ntibayabahereze mugatamwa muri mwe mutamwaye mugahinduka abajura n'ibisambo n'abice se turabyobewe turabizi cyo kuvuga ngo muzatwica tuzagira gute muzi ubuzuma ntaho buzapfa. Nibyo rero nibyo ngibyo nubwo mukora umuntu mu mutwe. Nelson ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha wakoze cyane we nawe utanda bakunda cyane yego. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.